nihaye intego y'uko mbere kubanza kwitwara neza nkaba intangarugero aho ntuye binyuze muri ubu buryo bwo kubanza kwiga nkarangiza nkirengagiza ibindi byose byatuma ndeka intego yanjye yo kwiga. Hanyuma nyuma yo kwiga nabwo kubwo gufashwa n'Imana nkajya asaba Imana ikanyobora mu kiri ngombwa, ibitari ngombwa nkabireka kubijya. Reka mbahe ikaze abadukunda n'abadukurikira aho muri hirya no hino mu bice bitandukanye by'u Rwanda, abari mu mujyi wa Kigali no mu ntara zitandukanye, abanyarwanda muri mu bihugu bitandukanye byo ku isi n'abumva ururimi rw'ikinyarwanda, mwese nimugubwe neza. Tubahe ikaze ku Mwana TV. Munyemerere tugire message ntoya tuvuga kandi tuyisabe uyu mwana w'umukobwa. Yego. Imana ishimwe Leya. Imana ishimwe Leya. Yego, tuganire nawe duhuye avuye kwahira icyarire mu isaha ya mu gitondo saa 3. Reka tumuganirize gato twumve niki yatubwira ku buzima bw'abana b'abakobwa bwa buri munsi. Namwe abadukunda n'abadukurikira mu mwigireho cyane cyane ababyeyi mwigize hafi abana banyu mubaganirize byiza cyane. Inkweto za bote, umuhoro wo guca icyarire cy'inka, ijipo igera mu mavi, agapira k'imbeho n'akandi kambariyeho imbere, icyarire cy'inka ku mutwe. Yitwa Imana ishimwe Leya. Ni umwana wo mu karere ka Nyaruguru mu ntara y'Amajyepfo, ni mu murenge wa Nyabimata mu kagari ka Mishungeru n'umudugudu wa Mishungeru. Ni umwana w'umukobwa w'imyaka 19. Duhuye avuye mu mirimo y'ababyeyi ya buri munsi. Abana benshi mu gihugu by'umwihariko abana b'abakobwa bakomeje kugira ibibazo byo guterwa inda no kwandura indwara zidakira, kikaba cyarabaye icyorezo muri kino gihugu. Imana ishimwe Leya tugiye kumwaka message kuri buno buzima bwa buri munsi. Imana idufashe, ndabizi neza ko ari buze kutubwira amagambo y'ubwenge. Tumuhe ikaze namwe ntimujye kure. Leya, ubundi imirimo y'umukobwa guhera ku wa mbere ukageza mu minsi ya weekend ni yihe? Imirimo y'umukobwa guhera ku wa mbere ukageza mu minsi ya weekend ni yihe? Guhera ku wa mbere, yego, umukobwa bakwiriye kubanza gukora isuku mu rugo. Yarangiza gukora isuku agashaka icyarire cy'inka, akamesa imyenda, akitegura kujya ku ishuri. Ariko mbere muri icyo gitondo atarajya ku ishuri, mu gitondo arabyuka akajya kwahira icyarire. Yavayo agafata ibikoresho akabyoza, agasiga nyine abiteguye neza. Yarangiza agakaraba akajya ku ishuri. Yego. Aha avuye ku ishuri arakora iki? Avuye ku ishuri icyo ari bukore, araza niba inka idafite ubwatsi yahire cyangwa se ahira icyarire. Yego. Narangiza araza ategura ibyo mu gikoni. Narangiza kubitegura, ubwo araza gufata n'umwanya wo gusubira mu masomo kubera yuko ari ngombwa ku munyeshuri akabanza gusubiramo amasomo. Yego. Aha yagirana ikibazo n'ababyeyi ryari byatewe n'iki? Yagirana ikibazo n'ababyeyi bitewe n'uko wenda imirimo yakagombye gukora atayikora. Hari imirimo myinshi iri gupfa mu rugo nko gukora isuku, kwahira icyarire cy'inka ugasanga iri mu byondo, yitaye ku murimo umwe wenda kwiga gusa. Kandi akwiye no gukora n'undi murimo. Noneho ongera ubanze wibwira abadukurikiye amazina yawe. Nitwa Imana ishimwe Leya. Imyaka? Nkaba mfite imyaka 19. Wiga hehe? Nkaba niga ku kigo cya JS Ruheru Sinasigisi Meg mu ntara y'Amajyepfo akarere ka Nyaruguru. Yego. Ukaba uri umukobwa w'umukristo? Yego. Imyaka ugezemo ni imyaka abana b'abakobwa benshi bakunze guhura n'ibigeragezo n'ibishuko by'igitsina gabo. Reka uhe inama abakobwa bagenzi bawe. Inama nabaha nuko bakwiriye gukura amaboko mu mifuka bagakora, kubera yuko nubwo baba badafite igishoro gihambaye, cyambere n'ubuzima Imana iba yarabahaye, bakagerageza gukora muri bwa bushobozi buke bafite, bakita ku murimo kurusha uko bakenera ibitagize umumaro, cyane ko akenshi usanga ibagusha mu mutego ari ibintu bidafite umumaro kandi hari utuntu tw'inyungu tumara igihe gitoya.
ugasanga byangije ubuzima bwabo bwo mu gihe kizaza, ndetse bitakarije icyizere bitewe n'impamvu zibaturutseho. benshi batwara inda kandi bavuga ko ngo umwana w'umukobwa si turi mu myaka nk'iya Leya no munsi ngo adafite ngo sheri ngo yaba mbese ngo ameze nk'umuntu udafite ubwenge. Ibyo byo koko bireza, ariko muri iki gihe icyangombwa gihari ni uko buri muntu wese akwiriye kumenya ese ngeze mu kihe kigero, hari ibyo ngomba gukora, hari n'ibyo ntagomba gukora. Rero mu gihe umwana w'umukobwa ugeze mu myaka 16, 17, 18, namugira inama y'uko adakwiriye guhita ajya mu bintu byo gukundana. Cyakora akiri umunyeshuri akwiriye kubanza kwita ku masomo kugira ngo cyagihe n'ubundi cyo gukundana nikigera nacyo azakinjiremo, ariko atafashe ngo asimbuke igihe yari arimo ajye mu kindi. Reka tugende noneho ku bijyanye no gusenga. Ya minsi wavuze y'akazi, umunsi wo gusenga usabana n'Imana gute, ni ryari umukobwa akwiye kubikora? Umukobwa akwiriye gusenga buri gihe, cyane ko temperance itubwira yuko umuntu mbere yuko ajyama. Temperance ni iki? Temperance ni uburyo bw'imibereho no kubaho nyine ufashe umubiri wawe neza. Rero mbere yuko umuntu ajya kuryama amaze gufata ifunguro, aba agomba kubanza gufata iminota 45 cyangwa 40, akicara muri uwo mwanya. Rero kandi uba buri gihe aba agomba kubikora, ariko muri iyo minota ntaba akwiye kuyipfusha ubusa, ahubwo aba akwiriye gufata umwanya akigerana n'Imana, agasenga, agashima ko yamurinze, ndetse akanayereka n'ibindi akeneye. Yego. Leya, nkawe mu bwana bwawe no kuba uriho ugenda usatira ubukumi, uzitwara gute kugira ngo nukumva nawe abe yavuga ati nanjye ruriya rugero nirwo zagenderaho? Yego, nihaye intego y'uko mbere kubanza kwitwara neza, nkaba intangarugero aho ntuye, binyuze muri ubu buryo bwo kubanza kwiga, nkarangiza nkirengagiza ibindi byose byatuma ndeka intego yanjye yo kwiga. Hanyuma nyuma yo kwiga nabwo kubwo gufashwa n'Imana nkajya asaba Imana ikanyobora mu kiri ngombwa, ibitari ngombwa nkabireka kubijyamo. Abantu barumva ko unaniwe, duhuye uvuye? Mvuye kwahira icyarire cy'inka. Yego, ngira ngo mwamaze kubyumva, uyu mujene yitwa Leya. Imana ishimwe Leya ni umwana wo mu mudugudu wa Mishungero, akagari ka Mishungero, akarere ka Nyaruguru, umurenge wa Nyabimata, mu ntara y'Amajyepfo. Impamvu tuganiriye nawe no kugira ngo twigishe urubyiruko, siritu abana b'abakobwa, mujya mwumva ko bahura n'ibibazo rimwe na rimwe, ugasanga ubuzima bwabo barabushyira mu kaga, nyamara bagakwiye gufata ibyemezo by'ubuzima ejo habo, kuko ni heza kandi hari mu biganza byabo, cyane ko ubuzima bwabo bumeze nka jyagi bapfumbase, iyo arirekuye ntabwo ashobora kurigarura. Leya duhuye avuye kwahira icyarire cy'inka, ni mu gitondo mu isaha ya 3, birumvikana ko twakagwiye kumubaza dukurikije afite agakoresho ko kwahira, yikoreye umuba ungana gutyo uko muri kubibona kuri iyo foto. Ngira ngo abahaye message katumwifurize amagara mazima, Imana ikomeze igushyigikire. Yego, murakoze cyane, namwe Imana ibarinde. Yego, mbashimire cyane nshuti zacu z'akadasohoka, mukomeze mugubwe neza kandi mumererwe neza.